You Christopher Igatenze nseka baby girole tempeta sikonamba mpeta banyigatenze nseka amukube mpete byenda bibe tokoti ono muwala kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti kamukube mpete byenda bibe tokoti ono kai kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti bali kumi nayo no gwe nalonda bonna bali balungi nayo no gwe nasima atunula bulungi omwana gwe nalonda anensalawo galoli mutwale gira bebi girole tempeta semukonamba mpeta banyiga tenze nseka bebi gira bebi girole tempeta semukonamba mpeta banyiga tenze nseka kamukube mpete byenda bibe tokoti ono muwala kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti kamukube mpete byenda bibe tokoti ono kai kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti sanyuse nnyo kuba nfunye omubeezi omwana nambesabesa namponya abakuuzi sibalimba bankudde nnyo kati nfunye ekituufu kamutwale wange nze mulaga amapenzi alina ekirungi tabulwa abateesi ono mwana njagala mwagale munyi y'abateesi kamutwale gwe kiruma ntwale ku poliisi omama physically fit laba kye baby face anyway nsanyuse kamukube mpete byenda bibe tokoti ono muwala kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti kamukube mpete byenda bibe tokoti ono kai kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti yes alina figa ne face sinamulabe nga kubye evening dress omugamba konze mbeera sikoze offense unless kamugambeko in case tunulira figa angalia baby face amukwata konze mutwala ku polisi baby oliko ka baby face olimu ebitambuza ensi esukali mu kacayi nkube mpeta walayi mpeta mpeta muwasa kimanyi n'abateeka bateeke kibanyige kibanugune kibanigine kibadugude kamukube mpete byenda bibe tokoti ono muwala kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti kamukube mpete byenda bibe tokoti ono kai kamukube mpete byenda bibe tokoti tokoto tokoti Christopher ariko nanone mugafatanya kuzuzanya hagati y'umugore n'umugabo ni ngombwa kuko nibaza ko ntawashobora inshingano zose zo gukora iyo habayeho kuzuzanya urugo rurakomera urugo rugatera imbere ubwo rero ko buri wese atega amatwi mugenzi we akamwumva kandi akumva ibyo yifuza ko baganira agatanga ibitekerezo ariko nanone mugasoza mufashe umwanzuro ntabwo ari byiza kugira uwugira ijambo mu rugo rwe ntabwo ari byiza kumva umuntu wenda yabura uko atanga ibitekerezo bye kandi urugo ari uko uburyo mwahitamo ubwo ari bwo bwose buzaba uburyo bwo kubafasha muri uru rugendo mutangiye buzaba uburyo butuma muzagira urugo rwiza ibyo muzabona bizabafashe muri runo rugendo uzirinde gusesagura uzirinde kwiyima ariko nanone uzirinde kubibanamo nabi muzabanemo neza muzabibanemo neza kuko ibyo muzashaka ni bizabafasha muri uru rugendo imyaka yo gushyingira ni imyaka 21 y'amavuko
twabisuzumye tubatuma ibyangombwa bitandukanye bigaragaza iyo mpamvu ugiye gusanga bafite imyaka yo gushyingira. Icya kabiri giteganywa n'itegeko, ntabwo twemerewe gushyingira abantu bahuje ibitsina. Amategeko y'u Rwanda ntiyemera gufata umuhungu umushyikiranye n'umuhungu cyangwa se umukobwa n'umukobwa. Niyo mpamvu mu kubandika tubasaba ko mpamvu hari kugira ngo turebe kuko niba ari umuhungu ari umukobwa. Maze kumva amasezerano ya Ndayisenga Christophe Tuyishime Clarisse rwa benshi kigiye kandi kubasha mpaka n'amategeko bemeje ko ubu bashyikirana n'amategeko uzagira urwo rwiza rugendwa rurimo amahoro, urukundo, umunezero, umutekano, ubasabire umugisha, uzabyare mwebwe, uzabyara abantu bazabagirira akamaro, ariko bazagire n'igihugu cyacu akamaro. Kansoreze ku mugisha w'Imana, Imana izagira uko twanirahire Kutungana twese twateraniye hamwe twabukereye twaribye umunsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti mega byiza wowe n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombe bahuje byose bwose kandi banavanze byose mega byiza wowe mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye Mana ngwino utahe ibi birori nguko watashe ibyekana Mana uzabaye kurambana ubaho urukurutirwa uzabaho urubyaro urukundo maze ubarinde ubukene batuze mu ijuru rito Amatatu ngita ningorane kutiserana kw'abashakanye ubibarite mahana akanyamuneza from Monday to Sunday kandi ubarinda amage everyday Mana baha urukundo rw'intangarugero Mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye Mana ngwino utahe ibi birori nguko watashe ibyekana Mana uzabaye kurambana ubaho urukurutirwa uzabaho urubyaro urukundo maze ubarinde ubukene
icyimba canje zawe kabivuze ariko nizivuga ihe you know too much love, you know too much kissing. It's a beginning every day that makes me love you more and more, more and more. Urwango kundo be nirukwira mu magambo. Urwango kundo show neba mu Christopher. I swear my love nagukunda. Musaza Kanabana umuryango turimo amagambo avuze nyuma y'ingise abashizeho amatwi avuze amagambo meza amagambo yo kumva kuko twahagurutse ahangaha mu Bugesera mu gihe gishize tubasanga mu Kabagari maze rero bamfura twari ko kutuza tuba mu muryango wanyu tuje kubasaba irembo ry'umugeni mwatuguye mwifuje mu muri twemerera mu gihe twari turimo twari tugifite uruhengekero kuriya igihe cy'intambara abantu bose barakizi bakibayemo cyane cyane nka Kanobana ukuze abandi bo intambara babonye zari rurangiza rurimbura yavuga mu maragara nayo ni ijuru ryaguye ni yakera no kurucusha abantu barongoraga bakarongora bakagenda batugera turamuguhaye ntabwo babaga icyo gihe mu ntambara intambara rero turimo iratera amacumu atagaragara ariko ukabona yakugezeho nayo mpamvu yaturi ahangaha tumara dutya imiryango n'ubwo ari uko byabaye jenoside yabaye ariko ntabwo yarimbitse ngo irangire abantu barisubanyije barahari irembo rero baritwemereye dusigaye nayo ifata rembo ngira ngo mugeze mwumva Kanabana avuga ati umuryango wabinyemereye nuko batari aha bose nagira ngo rero mubwire ngo Kanabana ureba nanjye ntikora ya mayoga akanya ngo yandebe imbere yandi musogongera yagejeje ikambere hasi urampaho usogongere kandi nasogongeze naryoshye nayo wasogongeye wabazemeye wazakiriye maze hasigaye twiganire neza icyatuze nk'uko wabivuze twaje gusaba umugeni ni ugusubukura amasezerano twagiranye twaje mu rugo iwanyu kugira ko dusabira irembo umwana wacu ariko tugeze igihe cyo kurongora ndetse tugasaba umukobwa wanyu nawe utari igihe cyo kurongorwa twaje gusaba umugeni twasaba irembo dusabira umuhungu wacu Isengimba Christophe tuje gusaba tuyishimire Clarisse twaje gusaba umugeni ntabwo nari gusaba inkwano bose twoshe inkwano zirahari kandi inkwano ntabwo zaburi Bugesera Mutahira yazanye ishyo ashyira hafi y'ishyo ryacu ndamubaza se kureba mfite inka nziza arambwira ati rero izi nka nizije mu mfura aba mushaka inka nziza sinabyitaho ariko ikintangaje nuko nsanze ari inka nziza mu muryango wacu arazinyeretse ndashimye babyeyi ujya umugari ni inka nziza ngawampera amashyi Ndayisaba Christophe aje asangiye kwa sebukwe baje bakuramutse barahari
utuye umunsi urugo warukuwemo ntusubire gutinya aze yewe nuko umuntu yamaze gukwa aba yitwa umukwe basonga rero nifuje ko utambuka bakaguha icyubahiro cyawe nk'umukwe n'abaguherekeje uzajya imbere maze umusaza abatse abamurikira n'umuryango kanya nibwo arabamwenyura ubundi twamurenganye tegereje Clarisse Maraje munyurarembo we Maraje yoga heka we Yaje umwiza wari woye Yawaberewe no gucunda amata Yawaberewe no gutereka Yaje umwiza wari woye guca ibikari we yewe yaraherekejwe n'umuryango yaje umwiza wari boye yaje nyamuseka zigashoka we kandi yanga zikarumanga we yaje umwiza wari boye Kibasumba we kubasumba n'igihagararo mwiza wari yewe yakowe indangamirwa y'ingombe yewe gitare gitare cy'umuko ziyoni hazaba n'umuhondo yewe iyo nkuwayinyoye we ntawumurusha gutera neza yaje umwiza wari woye abareba nk'inyambo we yewe inyana iri mu ruhongore yaje umwiza wari woye yewe yaje uw'Imana yasize yewe yaje uw'iminwa y'inziga yaje umwiza wari boye yewe ahesheje ishema umuryango yewe natwe turishimye we yaje umwiza wari boye yewe natwe turishimye we araje umwiza wari boye irukaga n'abakuka nirukere ntabazadira upfusha mu ndurundu intwari zagize imbere njogera injongi oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda tukiri bato twembi oya mama we tukiragira n'utunyana ndagukunda n'impamo n'umugabo w'umunyakuri
ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara reka mbabwire muri bimwe muziho sindabona icyo yavuze gihera ibyo bintera gutegereza nkomeye ko nibyo ntarabona nzabibona imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha ubwo ari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara iyo kamere egiye ingabire y'Imana iyo icyari gishoboka kuri kamere tucyongeyeho indengakamere kuko muje niyobera ni ukuvuga ngo ni indengakamere muje niyobera ry'ubugingo butagatifu ibi byari bisanzwe ari ibya kamere kimwe n'iri sakaramentu ubusanzwe abantu mu mico yose barashyingirwa iyo igihe kigeze barashyingirwa mu mico yose babe bazi Imana bo batayizi bafite ibigirwamana barashyingirwa ibyo byanditse muri kamere iyo rero ibya kamere bihuye n'ingabire y'Imana icyo twita indengakamere ntabwo biba bikibanye bya bindi
icyo kurwana gusa no kugira ngo kamere irangize ibyo ishoboye. Oya, kuva ingabire y'Imana yaza, kuva Yesu Kristo yafata bya bindi byari bisanzwe muri kamere muntu byo gushyingirwa cyangwa se byo gukunda, akabizamura akabigeza ku ntego kamere bigahinduka isakaramentu. Navuga ngo uyu munsi kutirarira, kutarondera akarakara, kutagira inzinga, kutarangara, guhimbazwa n'ukuri bifite icyitegererezo. Turagusaba ngo ube abageni Christophe Ndayisenga na Maria Clarisse Dushimimana uzahora bagaragaza mu migirire yabo isakaramentu ry'ugushyingirwa bagiye guhabwa barakwemera bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategeka no muri bwawe butagatifu uko ibihe barabisimbura iteka. Ni abahamya b'ibirimo kubera aha ngaha. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturutse ku bandi, ni ku bwawe, ni ku bwanyu, ni ku bwanjye. Murashaka gusezerana gikristo. Muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Urabizi? Ndabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana bahaye kandi bakabarera gikristo. Urabizi? Ndabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago. Urabizi nabyo? Ndabizi. Ubwo mwifuje kugira isezerano ryo gushyingirwa mutagatifu, n'abahindukirana muhane ibiganza by'iburyo, hanyuma umwe abwira undi isezerano rye. Yewe Christophe Ndayisenga, nemeye ko we Dushimimana Marie Clarisse mbere umugore, kandi musezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera mu gupfa. Yewe Clarisse Tuyishime, nemeye ko wowe Ndayisenga Christophe mbere umugabo, kandi musezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose. Ikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basezerezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero Imana yabumbiye hamwe umuntu nk'akagitambo kagenda. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling. Usakaza wawe amakuru maze atagatifuze kugira ngo yiduka tubere umubiri n'amaraso meza Kristo umwami wacu. Yaragiye kwezi mu bari mu bushake bwe, yafashe umugati ashimira arawumanyura
akawohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujyeho mwese iki gikorwa n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. kandi uzahoraho iteka rikomererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirire imbabazi z'ibyaha mujye mubikora nk'urwibutso rwanjye. amaraso bya Kristo mutagatifu aduhuze ku bumwe nyagasani kuko kiliziya yawe yagiye ku isi hose maze ibigo bya mbere mu rukundo na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu muri Kambanda n'abatorewe mu Rwanda bose nyagasani uke abageni Christophe Kayisenga Mudushimimana Maria Clarisse bamaze guhabwa isakaramentu yo gushyingirwa maze asakaza umugisha we kuri abo bageni bashyingiranywe muri Kristo kandi ngo ubwo yabahurije mu isakaramentu mutagatifu babaye kugira umutima umwe barangwe n'urukundo rumwe babikesha isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya Kristo.
Uwiteka iyo yamuguhaye akubera umutima w'urugo. Uwiteka iyo yamuguhaye akubera inyunganizi. Uwiteka iyo yamuguhaye akubera inyamibwa nziza. Uwiteka iyo yamuguhaye urugo rwanyu rubisha uruhito. Urugo rwiza nshuti yanjye ntirwubakwa n'amafaranga menshi, imodoka cyangwa amashuri menshi, ahubwo rwubakwa n'urukundo. Nubwo mwaba mu nzu ntoya yitwa ivumbi, mugasangira dukimana ibahaye, hari urukundo kandi mushyize hamwe. Uwiteka burya araza akabasanga. Urugo rwanyu ruba umucyo mu zindi ngo, urugo rwanyu rutanga inama nziza. Urugo rwanyu ruba umuti mu zindi ngo, urugo rwanyu rubisha uruhito. Nubwo mwaba mu nzu ntoya yitwa ivumbi, mugasangira dukimana ibahaye, hari urukundo kandi mushyize hamwe. Uwiteka burya araza akabasanga. Urugo rwanyu ruba umucyo mu zindi ngo, urugo rwanyu rutanga inama nziza. Urugo rwanyu ruba umuti mu zindi ngo, urugo rwanyu rubisha uruhito. Urugo rwanyu ruba umuti mu zindi ngo, urugo rwanyu rubisha uruhito. Ibintu byinshi by'ingenzi umuntu yakora, kandi byose bifite umumaro. Ariko muri ibyo byose hari kimwe kiruta ibindi umuntu wese akeneye, ni urukundo rw'ukuri, nirwo rufatiro rwa byose. Nubwo natanga ibyanjye byose, nanjye ubwanjye nkitanga, kugira ngo abakene n'indushyi babone ibibatunga. Nubwo nagira impano nyinshi, ariko singira urukundo, ibyo byose nta mumaro. Reka tugire urukundo, turugire nyamere. Urukundo rwihanganira byinshi, rubabarira byose. Urukundo nirwo dukeneye gusa, kugira ngo amahoro abe mu batuye isi. Urukundo bihanganira byinshi, nirugire inzira.
gusa kugira ngo amahoro abe mu batuye isi. Ibindi byose bizashira, ibihe ntibihinduka, ariko urukundo ntabwo ruzashira iteka ryose. Nk'uko Uwiteka adahinduka, niko narwo rudahinduka. Reka tugire urukundo, ibyo bindi ni ubusa, ni ukwirukira umuyaga. Urukundo bihanganira byinshi, ntirukinzika, rubabarira byose. Urukundo nirwo dukeneye gusa kugira ngo amahoro abe mu batuye isi. Urukundo bihanganira byinshi, ntirukinzika, rubabarira byose. Urukundo nirwo dukeneye gusa kugira ngo amahoro abe mu batuye isi. Mana yanyihereye bamikazi w'ibihe byose, bamikazi. Mana yanyihereye bamikazi w'ibihe byose, bamikazi. 'Cause of your love dunia ni kama sali, 'cause of your love maisha yamebadilika, 'cause of your love kila kitu shwari, 'cause of your love I can't even kiss the sky. Nakuzirikiye kudiba yaho umutima ushamikiye. Mana yanyihereye bamikazi w'ibihe byose, bamikazi. Mana yanyihereye bamikazi w'ibihe byose, bamikazi. Isaro nkunda ururabo rwiza, akabaju kanjye bisa wabuze inenge. Isaro nkunda ururabo rwiza, akabaju kanjye bisa wabuze inenge. Mana yanyihereye bamikazi. iye n'amasukije y'ukwezi zaho. Aha rero nabubakiye, ahasigaye ubwo ngubwo niba ugiye kumbwira ikikugenza, kikuzanye nubwo nkiza ariko niba uri bukisobanurira ntabwo uri bukigusobanurire. Karibu rero ijambo ni iryawe. Bigize neza karekezi. Iyo ndizi sinigera mu Rwanda ngo mbege yitwa wananiye hose, twaba turi kumwe kandi tuvugana amagambo meza. Mbese nibwo nisubiramo umugabo hari banabizi ko byagenze, ariko nza kuba ejo bundi
rwose nakwemeye umugeni namuguhaye ahasigaye ku itariki ya 16 nzakumwekera umugeni wawe namushyikirije ikindi nanone nakoze gukora akuzaniye twikururwa birimo imbuto y'amasaka muri ibishyimbo bagiye n'imvura iragwa turahingiye murakoze cyane ngira ngo umwe duhekeraga Clarisse nakubwiye ko nzafata abana neza ndetse we na Tony barebe ukuntu basa reba ukuntu bahindutse n'usange ntwari nkeya imbere y'izi mfura nta kibuza ku ngoya ariko usange ntwari yarabaye nziza dore Clarisse aza gushyingirwa y'amarira baraseka bigusobanura ko yashimye urugo ngaho ngera utuye ukibona kidatuma utamwongera inkongoro urakoze icyizere yashyize kare rwose kandi ejo bundi narabikoze ubwo rwose ngira umwana wanjye iyo ataranahagera nyuma mfite icyizere cyane ni kugushyingira noneho rero ibyo natekereje ku mutima noneho ndanabibonye ndabyiboneye ni byiza rwose ndabishimiyemo hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe tugiye gushimira kubona uyu munsi watugejeje inama amahoro tugasanga n'abajije amahoro bishimira ngiye kwereka abana bacu b'abakene ngiye kwifuriza urugo rwire ngiye kuzongera guhura nabo amaso ku maso babona kumwe kw'abazima natwe ugasanga turi amahoro kigasaba ibintu rero umunsi umunsi Mutoni wacu mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mico myiza sibira rimwe ni mumburize wabyeyi ni mumburize bakobwa Clarisse Christophe mwese neza kandi yisana neza iteka mu gihe byose umunaka we n'abasaza bawe wasigiye mbe nyokukubyara Loreti aziyambaza nde mbe nk'abato bawe watetesheje bo bazize iki beriya nshuti yawe Loreti nzamubwira iki nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki mbe nk'agashiki Loreti yangwa zagahoza Loreti windiriza abana mama wikwiririza abana shenge mbe Loreti ibyo wabyibajije ute kubabaza abo mwana yeshenge utujijije iki
bazaruhuke neza Cukup itu semester. Ariko kandi asaba umubyeyi Mama Fabrice uzi gusaba imigisha y'iki gitaramo kiri hano ariko njyewe abanyabwishijemo inama kandi aza kubasaba muhaguruke ubwo kwigisha mukuru Amina. Tony yakire Clarisse. Tony abantu bamushimye banezerewe amashyi barakomeye ntabwo ngabo ku isi arangara nayo bagomba umwami Rudahigwa maze rero bicarire Kanova ndamushimiye maze bicara ubukwe neza muzima nabo bazimana bavuze Imana ndani y'Akurani bakugeze n'ubundi ahangaha buriya burisha igisabo wahageze nahawajeje igisabo uzajya ukora icyo wifuza icyo uzazira no kubatera ibuye gusa urakagira Imana ababyeyi barakoze mu bashimire nabo kugira mu cyo mwese
is between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till kanobana nagira ngo mushimire abantu bari aho twakukimenyetso gikoreho kuvuga ngo haleluya mu mutima bivuge kubera ishimwe ukaba mudukoreye tukaba tubishimye kandi iwacu niko dukora nk'uko mwadukoze ukaba mukoze sinirwa n'amagambo yanyu mwumva kareshya ukaba ngushimiye cyane n'abandi bari aho bagutuye